anti mudakanye basi hanze dusezere kuri mail sibyo nshaka kumureba. Mama, ntabwo byoroshye kano kanya, ariko ndagusezeranya ko ntazaba imbwa, ndagusezeranya ko nzaba umugabo, ndagusezeranya yuko nzarinda mushiki we. Reka kurira mwana, uri kubera bigatuma ashaka ko nanjye ndi. Kandi icyo azankenera cyose nzakimuha. Basi reka kurira sibyo? Reka kurira mama atababara sibyo? Biragoye ariko ikintu navuga namuruhukira mu mahoro, kandi aho uri Imana ibane nawe. Ndagusezeranya yuko nanjye nzakora byose ku bwawe, ndetse na mushiki wanjye nzamurinda. Sister ihangane kandi mama agiye twamukundaga kandi tuzamurwanira ishema sibyo? Ihangane, kaduhaguruke, ndabona abandi bagiye. Tuve hano, kuba turi hano ntabwo ari byo byatumara agahinda, ahubwo ntabwo nshaka gusiga mama hano ngawe. ihangane basi sibyo? Oya basi urataha unsige hano ngawe. Ntabwo namusiga mama. Urabizi ko ibyo bintu ntabikora. Ntabwo namusiga. Ntabwo ngenda ubutaha ndarara hano ngawe. Mama afite irungu ari wenyine. Basi reka murebeho bwa nyuma. Segonda rimwe basi, haguruka umurebe uhagaze. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is... Yo, alo? Alo? Yo. Salama kiri, bimeze bite se? Shani neza wallahi. Nese mani, ntabwo ugishaka kumenya wallahi amakuru yo kwivuko. Nabonye utanakireba status zanjye. Mani nyine baze ko no kugufatisha biba bigoranye. Maze iminsi 3 yose nguhamagara narakubuze. Mana ariko wallahi ntabwo nakumenye. Nikefa man. Yo bro, what's up man? Mani sorry kabisa mani. Nsigaye mpindura telefone cyane. Namba yawe nayo nari mfite kabisa. Numva basigaye baziba n'ibiki byose urabizi kejero ukuntu diri uzazimeze nyine ahantu.
abana wihangane kabisa ko nizere kumeze neza bro. Kiri ibaze yuko uyu munsi aribwo twashyinguye mama ariko nago wigeze uza no kuntabara man nyine ariko ubushuti bwawe nyine ubona arabubonye tu man nukazajya uvuga man iboro by'ubwo ngubwo ngubwo man ibintu nk'ibyo nese ubwo ni gute man mire wawe yabapfuye akakanya man. urumva maye nakinisha ibintu nk'ibyo kukubwira ngo mama yapfuye man nago ibyo ari ibintu nakinisha kandi uzi ko n'umusaza nawe yagiye nyine nagira ngo mbikumenyeshe tu sawa nari ubwo nyine wiyiteho. Okay sorry man, sorry kabisa. Sawa. So. Uzanye ibiryo mutuzi. Yataye. Katuanze dusenge. Sibyo bya mbere se? Nari dusenge. Ibiganza byawe dusenge. Mana turagushimiye, tugushimiye neza yawe, tugushimiye yuko uri umubyeyi usumba byose. Aho ababyeyi bacu batarinze neza yuko hari. Akaba ariyo mpamvu tukwiragije ngo uzubane natwe mubyo dukora aho tujya hose Nyagasani ubane natwe mweretse ano mafunguro kugira ngo Nyagasani uyahe umugisha Yezu yahumanure dore yakozwe n'amaboko y'abana b'abantu amen. Apeti. Merci. Sister. Nyine biragoye pe. Biragoye kuba ababyeyi bacu baradusize bose bakagenda. Ariko nzi neza yuko Imana ariyo nkuru sibyo? Ibintu by'agahinda byo kubabara nukuri umfashe ware kuko nanjye uri gutuma numva mu mutima wanjye ntameze neza sibyo? Ihangane kabisa ureke ibintu byo kubabara nyine nanjye uri kuntera agahinda ku bwanjye. Ihangane ubyihorere kandi ndabizi ko ibintu byose biraza kugenda neza. Riraka. Reba hano ariko. Reba hano. Please reba hano. Suza ukuntu useka neza. Seka. Reba hano ariko seka. Ndazi. Iyo uri guseka uzi ukuntu nyibutse Mbere. Mbere. Mbere.
wamukundaga simbizi aha siki ariko none se tumaze kurya ibishyimbo ninseka nkusanga na postinze wapostinze wahita kuri kumwe njye nawe wahita unseka yeah I'm your brother kuri kwayura gutya siri kuniga nagutega se ese ko ugiye kwicara ahantu kure waje dore nkwaye nkuzaniye ikintu cyo gushyiramo utwo numvaga nshonje none se bro uri gupanga iki muri iyi Imana ni nziza hano hirya hari ahantu nabonye akazi ariko nzagatangira ejo akazi bwoko ki se akamatsiko yawe ntabwo ajya ashira na rimwe akazi uzakamenya it's a surprise umva wasaga Imana igiye kutugenza neza niba nkungu tugiye kujya ku ishuri stoke nayirimo yashize umva Imana Yesu we cyeze Imana iradukunda iravuga ati aba bana nubwo ari imfubyi ngiye kubafasha ngo nyine nawe bitekereze Imana ni nziza nyine haza ikibazo kimwe igatanga n'igisubizo si neza mvagira ugiye gukatangira umushahara wa mbere ninjye uzabanza kuwufata tubanze tujye guhaha faranga nayo gukemura ibibazo ese ibibazo by'igifu nyine wait manze na nagakuri yaryoshye se katwumva giryanye akino jira konje ko Sawa umeze gute? Ko mbona watayo. Yo baby. Welcome. Thank you baby. Sorry. Umeze neza? Wrong time. Aziminsi ari tukuje sinzi nusigaye hugiyemo. Cyangwa shase gafite ibisaza wagiye gufata ubucire bwabo bwa pasi. Ibyo nibyo byorere subisko nemera wowe se. Ndabizi to. Nkunda wowe wenyine. Ibisaza rekana nabyo ntabwo babirenze. None se. Sishuwaza amakano nanjye kameze nkako. Cyangwa kama kamwe. Ngenza kugurira kabu. Oye kubera ari tubiri wama kamwe none nkashaka gakufi ngishyiramo ugasigara kangaka nuko ukabona ukaba kameze tu ahubwo nazagushakira kawe ewa gasa nawe nyine tumberanye byataye kitukuje sikiriko ngenda Mukesha yaragufashe niyo mpamvu kubwira ntago ari byiza wonyine iseko nari ngukumbuye yego nari ngukumbuye byataye iki kuri njye Sungu si byose ni byose cyane nyine mbwira iki narakumbuye kiss the bed n'iki byose sushona mara ko nayo nukita kiss can I kiss yeah okay You could change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving.
changing my life, and I won't look back ever again. gutegina sazigira abakozi batanga no gupona ravye tahura pe ibyo ngikara na gato reba uricaye bandi mwe bakora ntabwo nakora n'umukozi w'umuribwe nkawe taha ndakwirukanye boss mbabara n'ukuri n'ubwa mbere ariko nzabikora boss mbabarira n'ubwa mbere ariko nago nzongera n'ukuri mbabarira ubu nyene taha bahasta navuze gitaha mbabarira boss wambabariye boss n'ukuri mbabarira nongera mbabarira kunera amazi nakugejeje neza semeze bite kutashye mbona nta mbaraga shanye n'akazi kananiye pe akazi kananiye akazi kakunaniye gute se bro ibyo ni biki utangiye kari akazi rega si ibintu byanjye ntabwo ari ibintu byanjye kabisa ni ibintu byanjye none nese ubu nudashobora kari akazi tuzabahute oya nyine kari akazi ntabwo ari ibintu byanjye pe nzazajye kubyikorera se basi sister come on ntabwo ibyo bintu urumva ibyo bintu bimakinga sense ngaho nyine mbwira nawe byanze nyine ariko ndatekereza ikindi kintu nakora kabisa urakora iki nyine ndagitekereza urabona ndimo ndatekereza ikindi kintu nakora plan A iyo yanze haba na plan B ako bro kuki ukunda kwivugisha ibyo bintu umaze imyaka ingahe urangije akazi ntago ari akanjye nyine ariko n'igihe kitaragera ikiyede cyakunaniye nimba ikiyede cyakunaniye nta nubwo wabasha gufata isuka ngo ujye guhinga sibyo urabona turi bubeho gute ninjoro twigeze turya ubu seho ninjoro turarya iki ngiye kugerageza please ndabarira ibyo bintu byari byo kwirirwa uvuga ngo ugiye kugerageza ntago ngiye mbyumva pe cyangwa umbwire ngewe magarike school ngiye gushaka ibiceri sibyo yangane ndaza kugerageza ndebe ubundi buryo ndagerageza nimugoroba uraza kubona ikintu cyo kurya basi sibyo mama kiriho yaradufashaga tugakora urabona ubu ngubu ari nduzadufasha ngiye kugerageza ntago reka ntago basi ujye ukora uvuga ati mfite umuntu ndi gukorera apana ibintu byo kuvuga ngo byakunaniye ndabizi nka mushyange muteko sorry ndaza kugerageza pe ihangane sibyo ihangane kabisa ihangane ibyo njye nukabinjira
Okay. Naribi gusa ngiye ko. Kandebe ikindi kintu nakora. Kambe nitekereza. Sibyo? Ariko wirakara nyine please. Uzitekereza isho zingana Oh my god. Okay. Yangani. Aje basi ndakuvugisha. Mbabari. Umva yangani. Nongeye kandi nongeye ibintu byo kurakara. Ngiye kugerageza ndabyumva nyine. Hari impamvu. Genda ushakisha amafaranga turi burye nijoro. Okay, reka ngerageze nabi. Sibyo? Umeze neza? Tumeze neza. Mbo nitwa Rwasa. Ndi umukozi wa banke bita Bank of Kigali. Ngira ngo nshobora kuba warayumvishaho. Ni iryo zina izwiho cyane. Hanyuma rero igihe twe twaramuhaye cyo kugira ngo azishyure inguzanyo ntabwo yigeze yishyura. Oya. Yego. Umusaza wanyu hari inguzanyo tugeze kumuha hanyuma atanga ingwatemo ino nzu yanyu iyi ngiyi. Papa wacu? Eko, papa wanyu. Rero igihe twe twaramuhaye cyo kugira ngo azishyure inguzanyo ntabwo yigeze yishyura. Oya. Yego. Reka nsoze hano mfite ntuzira bikwemeza. Wabusoma aho ngaho. Urumva igihe twamuhaye kirenzeho imyaka 2 yose cyo kwishyura. Yego. Mvuga ngo cyararenze byararangiye no kuvuga ngo musigaranye iminsi 3 yo kuba muvuye muri nonze uko twamaze kuyigurisha. Oya, iyi nzu nanzi kari yacu. Hagari yanyu soma neza aho ngaho urabibona amategeko n'amabwiriza y'ibyo twagendeyo cyangwa se ibyo twari twavuganye n'uwo musaza. Iminsi 1-2-3. Yego. 1-2-3. Ubwo n'uyu munsi n'ejo bundi. Niyo ngiyo niyo minsi. Uvuga ngo tuzoba tuza kwa gatatu nukuza inzu dusanga mutakirimo. Nta kintu twahinduraho. Nta kintu mwabihinduraho. Byari kuba byarakozwe mbere urumva imyaka 2 irenzeho ni myinshi. Rero byararangiye nta kintu byabafasha n'ikintu mwabihinduraho. Saa musigare mwihanganye. Ni ibibazo pe. No kwihangana. Nese bro bigenze gute? Uriya mugabo kavugaga ibintu by'amazu. Sinzi hano tuzibandwa tuzerekeza. Simpazi sinzi ukuntu biri bugende none tugiye kuba marine byuzuye none biturangiriyeho. Basi mbabarira umbwire nta nubwo hano ngaha muri quartier dufite mu muryango nta n'umuntu wundi. Nyangani. Hello. Hello bro. Bimeze bite se? Shani neza kabisa hano i Kigali ubuzima buraryoshye. Wese imeze bite? Sha yawana ibintu byakomeye kabisa kuva aho Mbere yitabiye Imana. Sha yawana byankomeranye. Bro manzi ko ungiye ibyo bintu nita nibuka ko brother wanjye umushiti wanjye Rwandan yarambwiye ngashaka umuntu nizeye. Yaha akazi ko kumanaginga coffee shop yiwe. kandi wize kunamira ndabizi ko ushobora kuba wabikora neza ahubwo ndaza kumuvugisha
Really? Nese akazi katangira ryari? Already business isanzwe ikora tu. Ntago ari business bari gucreatinga bushyashya urumva. Rero ndaza kumuvugisha kandi ngenda kwizeye waza ugatangira akazi kabisa ndabize ko biri buze gukunda. Thank you bro. None se ubwo man nese ubwo ngubwo nazajya nkora ntahe ahubwo ko ari cyo kibazo. Bro, se ni gute watekereza ibyo bintu man aho kuba ntago wahabura kabisa kurumva n'ubundi ngiye n'ubusanzwe nsanzwe nibana. So nta byadanje tugwino tubana ahubwo we ndaza kukuvugisha. Noneho tumura ku buryo wahita utezamo nta byadanje bro. Umva. Sawa ejo ni gahunda. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. Babe. Yo, bu bimeze biti? Mandagiye ndikwihuta. Mama ari kumpamagara, sibyo turasubire. Turavugana kuri phone. Uragenda udatewe nk'ibiri se kuri brands. Ntatewe n'ibiri. Yigwe nuterewe nk'ibiri ntarebe. Tahe tumenya nk'ibintu ngo bimeze bite kabisa. Okay. Kanze mureho nk'ibiri. Nite ngenda. Ese kwansize mu buriri. Mva agatuki kaba kameze nabi byihorera wowe buriya. Aho kari guhumura neza maze. Fresh, niko ndi kuyumva. Ngaka wana ari umujizi mwana usigaye kwamurira boro man ararenze byadanje. Noneho man bora yizanira ku gihe. Nagatinda nka umuhungu wa mbere. Umuhungu wa mbere yari umukayitasi. Yinga. Yari umukayitasi. Mbagira vangurureho kabiri singarenze. Ntari bito. Ndakurura ibiri. Tensha bayinga. Ntari bikayisi. Ndabona ngasohokes. Shikatenze noneho maze. Biraho. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Se ko ujye kudasuhuza abantu. Wajya tuba twararanye. Sisi waramutse. Naramutse dusenga ahubwo dore. Dusenge. Umuntu agiye mu mirimo. Nsengera. Ejo singiye wasenze. Kadusenge nta kibazo. Kadusenge. Turagushimiye mwami Yesu, turagushimiye ku rukundo rwawe, tugushimiye ku neza yawe. Nzi neza yuko uri igitangaza, ubana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Wakoze kuba tubyutse kandi twaba tubyutse tukiri bazima.
ko uri umubyeyi usumba abandi. Amen. Ako numva mbyukanye ubunebwe koko. Ako kano gasengesho kankiza muri mood ahubwo se. Ya gahunda yanjye yuko ngiye kujya mu mujyi nyine Chris suri nakubwiye se ko yambaniye akazi. Urumva numvaga nyine nshaka kugenda. Igihe cyo kugenda nyine nabonaga cyageze kabisa. Nanjye naraye mbitekerezaho nijoro. Ndavuga ati Chris ni inshuti yawe sibyo kandi ntabwo yakwifuriza ikibi. Genda ujye gushaka ubuzima. Nanjye nzahita njya kwa tantine nuramukugiye nyine tu. Ni kumva witeguye kujya kwa tantine nta kibazo. Ese urabigenza ute? Ariko nakundi nyine uzamubera umwana mwiza kandi uziyiteho sibyo? Umva gutagenda. Nese nabigenza kubizi karamaramuko. Basi ujye umpamagara kenshi gashoboka. Yes, nzagerageza ngo uhamagare kabisa. Papa nibyo kugerageza ujye umpamagara kenshi gashoboka. Ariko urabizi ko ngukunda ntabwo nareka kuguhamagara pe. Sibyo? Kandi uziyiteho nawe umwana mwiza. Sibyo? Come on. Uziyiteho umwana mwiza. Sibyo? Nambabarira basi ntuziyandare. Oya humura. Humura kabisa humura ntabwo nanjye ntabwo nakwifuza gukora ibintu bitari byiza. Mfite ubwoba. Oya come on. Ihangane kandi ndabizi ko bizagenda neza. Allo? Yo kifa bimeze bite se bro? Wahagurutse se? Ugiye kuhagera? Okay, ntaribi nanjye nari ndi muri quartier nagiye kuba nifatiraho kamwe. Nuhagera ubwo uraza kumvugisha. Okay, sawa ntaribi bro, turaza gusubira. Sawa.
wanjye twasangiye kuva kare ngiye ngukuye mu bandi baji kujyana kuraburiza man njye nabuze agafone kanjye bro kandi ndi gucyaka ushaka ko wagatwaye man gusa man nanjye naje ari telefone yanjye gutwara bro man none se ko man njye ndi gucyaka ko man nabonye man yishyira kuri table bro mbona urayikuruye man meza phone yanjye ntabwo nshaka kugusera bro n'iki sari kamera yari hari man abantu bose banabiye man nese jya duserere bro man njye njye nserere nawe man banaserere man ntabwo ugiye bro ari fresh man tekereza umujyi man ushaka gutwara telefone y'umuntu man barakwesha man nimba ari byo ngibyo twanarekera naho ngaho ariko na telefone oya man bro mama phone yanjye man cyangwa nese muteza abandi bajene bro muteza abandi bajene man kugira ngo basi man ibyo bimbona ntabwo ari fresh man ntabwo ugiye bro ari fresh kabisa telefone njye mfite proof yuko man njye ngira ngo uteze abandi bantu reko utakubonye imana yitwara iyo phone wamagare man njye nta telefone mfite kubyemeza n'iki sari kamera yari hari man abantu bose banabiye maze se jya duserere bro man njye njye nserere nawe man banaserere man ntabwo ugiye bro ari fresh man tekereza umujyi man ushaka gutwara telefone y'umuntu man ubusa umwana w'abandi numva yageze Kigali akaba yambuze kwirinda bigenza gute kumana kagiye kora sim swap wabo byibuze nshake n'agatelefone gato yandebe ko byibuze nabasha kumubona. Fuck man fuck man.
wacu umurongo muhamagaye ntabwo ubashije kwitaba mwongere kugerageza mu kanya reka nsaba Allo? Allo? Yo. Mwana uzi ibintu wankoreye? Mwana nagize ijoro rirerire pe, Yo bro, kefa bimeze bite man? Sawa mwana? Man, very sorry kabisa man bro. Ninjoro man. Man, man agiye kwiyandarika man, nzi yuko man nyine man ready yuko anytime wamvugisha tyaduhuza nyine ukahita kundeba. Ako naguze ibibazo nahuye nabyo man. Man banyibyo phone bro. Umve ngo nibwo mvuye gukora swap man. Nkubwiye ukuntu umeze, nagize ijoro rirerire, naguhamagaye phone nticemo, naguhamagaye phone ikanga, naguhamagaye inshuro zigera muri 3 zose. Ibaza ibintu wankoreye n'ukuri. Okay man, nyine sorry man, ndabize naguhemukiye. Ariko we fata umumotari none itu murangira hariho nyine tu. None ibindi bintu turaza kubiganira aho hageze kabisa. Okay, nari man, nari bireka umbabarire ariko niwongere gukuraho phone. Man umbabarire n'ukuri, umbabarire. Ese mwana mize biteze cyane neza sawa. Umukecuru wanjye we akusekera nta nubwo uhinduka. Ego ko washa wambaye neza shawo. Ega nibyo abasirimu siwe kumba mbona uri ni gakecuru wambaye ibintu nk'ibyo. Ese umva se sirika nkubaze kuki mu makwanga. Oya tantine ni kameze ntabwo. Gerageza ubanza babara banza ukora mugoronda mbona we na mama muri kuguruka. Ngiye uranansebye. Mazi ikazu niyo mama yambaraga ataragenda. Ego. Nise kuki uri kuyambara kandi uri umukobwa mwiza umeze neza. Ahubwo wowe umuturage iki. Ako se nta nubwo ujya umenya yuko akarabiro k'abasirimu kwitaho. Nk'umuntu aramutse ambwiye ngo nyine ngo nka mukuru wanjye ni iki ngo aranshaka ngo ntabwo byaba ikibazo jya wiyitayerega. Uri umukobwa uracyari muto ntukigire gakecuru. Dushishagirana utunwanye. Nta nuko numva utugambo twabarenze muri mubi. Yuko yihanagura arimo ararya ibiki? Naki. Natwe turi kuganira. Kayira amakuru. Akazi k'uyu munsi urakibuka? Ko mbona cyo bituje. Iri bya mbere ngibi. Nkuzaniye imyenda yangiye ifuri. Bibuka ko imyenda njyana mu kazi. Uyifuru yikeshe neza. Ntatungura no cyashakamo. Uko nyumva neza? Hanyuma numara kuyifura koropa inzu manurinira yose iri muri inzu kugira ngo inzu ise neza cyane. Sibyo? Hanyuma numara gukoropa Nisema wewe ko mbona ufite icyo kibazo. Nisubungubu kuba mbona iri kumuha akazi kenshi nta nubwo basi wamushakira umukozi. Wapi? Unateke? Yego. Hanyuma nawe mu guteka mfite hari ibijumba mfite n'umuceri. Ntunkorere ku muceri muri ibijumba munsi simpaye. Kandi guteka ntukoreshe gazi rampenda ninjye wikoresha njye nyine wowe ukoresha inkwi hari ishoka fata na kira giti kiri mu mbuga ucyase hanyuma barizo nkwi ukoresha. Uteke numara guteka urye
ariko nawe namufasha nta kibazo tukabikora vuba vuba urabizi wari umunebwe kandi ngira ko nkurusha imbaraga uri kunyumva neza usigaye usa nabi rwose mu mutwe nta gisuko kiriho tugende nkujyane muri salo mwana wanjye yego njya kugushyira igisuko cyiza mba umwana mwiza ejo bundi nzakunywera amaye urabona izitaye nta mugabo uri hanze uzikeneye mubona icyo ngukundi nanjye muranzanira amata ndakuzanira amata oya baberetse ufite amafaranga se shema nta kuntu nyine namuzana amata koko ari busigara ntari buteka si ibijumba ufite ikihe kibazo urya ibijumba n'ibishyimbo birahari urumva wumva umeze neza ninjya nzana n'amata ukayabona ingo yari kuyanywa twitegereza abanza ahage ubone kunywa akamara nyine nta kibazo n'undi niyo narazana twasangira kira nyine umuvandimwe wanjye cyangwa se tugende reka ko ntera umwanya haguruka tugende muri salo Alo? Alo, meze bitese. Gasani wowe? Umva rero nkubwire. Kumvikane nk'abantu bakuru. Tazatuma nawe nkukuraho nkakwica nkabonisha. Uriya muti wampaye warankoreye warakoze. Ari umuntu yarapfuye. Nese ni buri kunyishyuza amafaranga. Uranyishyuza amafaranga y'iki ko n'inzu twari tuzi ko tuzagurisha tukarya amafaranga yabo ko twasanze iri muri banki. Banki nayise cyane narasa nubizi amakuru nayuzi. Twarumvikanye. None sugurambaza iki? Ndagushimira rwose waramfashe bampaye umuti mwiza ura muganga wamuje nawe umuti uburozi bwiza cyane bwamwishe huti nta no guhumeka ngo atere kabiri ariko ndakwiyamye tuzajya undi muntu wumva uri kunyishyuza uranyumva neza ntago ibyo twabyumvikana sorry banyaka amafaranga ngende ujya muri banki bayaguye iriya nzu barayiteje urumva aba bana bamenye ko nabiciye nyina wabo ngira ngo mpari inzu yabika biri muri banki urumva nta bansebye nsebe n'ubusa ariko ngibyo ntago binde ariko urayamumagara ngo nimwishyure ndakuyamye hamagara bene wanyu uranyumva neza nukumbwiye si simurankanga none urumva uri kunkanga ubutama amafaranga yanjye umva rero nkubwire twongera dusubiremo n'ibindi uzongera gukandagira iwanjye ngo uje kunyishyuza cyangwa ukampamagara inyishyura rero mbere yuko nzi wawe none hibaze kiriya cyana cyo ngo nikefa kimeze nk'igisazi nacyo ni ikigome nka se dore se n'umusaza wanjye ndamwiyiziye yendaga kunyica kiriho none ibaza umwana amenye ko nishinye urumva ngira ate yampina kamesa akagira mu mufuka akanjugunya muri pubere none uri muraza kunteza abantu ngo ninguha amafaranga nasoni nyishyura nyine kugira ngo uzibeshe noneho kiriya gikobwa cyoco rero cyo ni cyana cyiza nta kibazo ariko abari abana ndabatinya kuko baramutse bamenye yuko ari njye wishe nyina wabo
ibyaba nawe wabibona noneho nzabibabwira uzibeshye ufungure umuntu uzawufunge bibanga ndamutse ngize aho ndi wambona wamenya uwo ndi wangira ute nakugira nde nawe naguhitana nkuko nahitanye abandi wese uruta musaza wanjye yapfuye n'umugore we mwana ndumva warigize umwicanyi ndumva wararushije ibyo birakureba nyine njye ntago bindeba njye akazi karakozwe wenda ikimbabaje kikambabaza kurusha ibindi nuko n'inzu nari nzi ko nzahita njyamo ubu tuvugana bayiteje none uri murantera umwaka umbaza ubusa nta nizo rero ko ibyo njye ntago bindeba umva bana ndakuretseho kabyarawe ntuwongeye no kuntesha umutwe rwose ndakwiyamye ibyo bifite amafaranga ubona aho ngaho uwapfuye yarapfuye byararangiye twanamushyira urumva ansoni halo gasa ego bimeze bite se sawa uzi ibintu bimbayeho cyane iki gikorwa kiranyumvishe ibyo birakureba ntabwo ndi kumwe nawe nese ubu ndabigenze neka amabanga yacu yose kiyamenye mwana kigiye kuyamena kineze musaza wacu nibikureba nyine narakubwiye kwasoma kwa none se wampaye umuti ntabwo uramenye ahubwo reka nkubwo ibyo ntabwo mbizi ibyo nakazi kawe ugiye kunyitakana se ari wowe twafatanyije diyo ahubwo reka nkubwo sindi kumwe nawe umenye What the fuck man? Tumye mana akadege kanduma bro. Kadege? Ntisi ibyo bintu mwamukina ni ibiki? Ntago wamenya nyine wese urumva wabimenya man utabizi man. Ko nyine ikibazo sinki. Ako se man biri serious naguza akadege bro. Man ibyo bintu byane ntago mbizi kabisa. Okay, none se aho wagiye byagenze gute bro? Shamani ni ibibazo nyine ni ibibazo man usiku kazi nyine nagiye ewana ariko nyine bambajije ibyangombwa kandi sinzi hano nabitaye. Nise man ni gute ugenda muri Kigali nta byangombwa ufite man? Uzi kuburutwa na Marine bro. Cyagenza ntago man niba narabitaye he sinzi hano nabitaye kabisa. Man ibibazo ibaze ko na sister man namuhamagaye yanga kumfata niba none usinzi. Noneho reka nkubwira icyo nakubwira ni kimwe. Man uzi nk'ibibazo uri kuvuga ngo urabifite none ngiye nkubwira ibyo mfite cyangwa undi muntu ibyo yaba afite hano muri wese afite ibibazo ahanga keje twese twasaze mu mutwe bro rero one shan kamwereka icyakoze ngiye cyo nakubwira ni kimwe tu nakugiramo inama kangwereze kano kaboro tu uyinywere reka itabi mani karatuma ibibazo bishira bro sha nawe iwacu wigeze umwitabi na reka okay kiri urabizi na reka fata icyayi winywere tu nundi nibyo byanyu fazari nakinywera icyayi tu ewana nibyo byanyu ariko mani kano kaboro kare kugufasha fresh kabisa akifata akavuga ngo ntabwo ibintu bishoboka umuntu yaje mu kiriyo ararira atwereka ko twese turi kumwe none wishe mama ubuse bamujijije iki mama nta kintu na kimwe yari azi aramwica ese guca abantu bagira amashyari ubuse ibintu brother arabizi
aba bana bamenye ko abana bicaye nyina wabo ngira ngo bari nta solo yamumagara Halo? Kei bite? Amakuru yawe umeze gute? Nisi kucyuta phone ntago uri kuyifata kasi yuko nenda no kugaruka aho ngaho ngende muri situation rwose itari nziza kubera icyo utari gufata telefone buri kanya mba ndi kugwamagaye ko nagufata telefone please mbabarira ujye ufata telefone ndakwinginze. Halo? Halo? Kei. Kei. Le numéro composé n'est pas Ce téléphone va ikimenyetso tuhakese n'ibiki. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Utani byane ndi mu mubiri basi miyomba kuba utari byane woo no mesenga we gure tubyine Chris ari he? Chris baby. Chris shoe. Come on baby. I miss you baby. I'm good. Baby, let's begin. No, Hey. man, wait, man. What? Meze freshes. Meze bom. Baby, quando eu também neza. Man, meze fresh ako abantu hangover nivyo. Hangover. Kaza mwere katana mukorera. Hey. Asamani bro. Kifo imeze bite man ko mbonye uri bored byatari man. Man byiyorengeye byandenze kabisa. Byandenze ndumva nikamubwire man kifo arumva man bro urumva man hari ahabo man umenye yuko wavuyeyo turumva kandi nyine man na stress zose ufite man ugerageza uzikuremo urumva kuko man nta muntu hangana n'umwe udafite ibibazo bro we nushaka kuzayo utekereza cyane man wanasara bro wanasara kabisa. Man kabisa nge man ngine ndumva nduhutse ari byo byamfasha. Ariko se ko ndiba muri iyi gato yanyu harimo zagara ubundi habaye iki? Yo fiance bimeze bite se man? Fiance reka kumpera wana ahubwo ufata shot. Kankwiremo gato. Okay man kamubwire man numva man je man wallahi nge na man nye like now man nubundi ibihango bya danje umva na niyandaritse bya danje ariko nago ndagwaye nago nagusuzugura man kamwe ndagatera ariko nyine man nago ndi muri vibe kabisa. Nigo baby nari bimwe. Okay. Yonsuzugura nabita mbabara. Sha fiance subizi discipline ni yose watwara itorwe man n'abakurambere sibyo ibiboro byo kuvanga ugenda gusuzugura kare. Ngo abinga. Makandi. Man nawe manzu gatera ariko. Bi wajure ku. Man nese man nje nakubwiye ngo man ndi hangover za danje man. Okay. Man cyakoze man no ball man none nk'iyi ball man uba wazanye man sirenze bebe niri heavy byahatari none akaye ndi kumva
interview no mujizi no uzi no mujizi uri kunyumvisha se nyene uzi no mujizi uri kunyumvisha ukuntu arenze se ararenze none reka nkuririmire no ndirimbo no kujya wumve ukuntu ngiye mwemera sure reka ngiye nyikuririmbe kujya reka none ngiye kirimo urumva ngicyo ushaka kumva nuko nazigera mbona icyakundutira aho ushaka kunyura ntuzigera ubona umutima nkifashe nk'intagiye ntizagiye nishaka kumukunda umutima nkanagufashe yeah what the fuck man cyakoze man bro man snum baby man oya man ntabwo nigeze ngurabura man uyu ni brad wanjye uyu ni brad wanjye bamwita Kefa urumva muvukana ya man nyine ni brad wanjye kabisa man tutabimbwiye kare yego man ni brad wanjye byatari man tutabimbwiye kare bebe nawe rero none ikintu kirenze man none ikintu kirenze si bibi man yinguye man no mujize umva tujyanye primary secondary none twakinanye biye man wow ya ni brad hi Kefa meze neza Miss Boy meze neza okay I'm Joy okay Kefa man ni baby girl wanjye urumva nita Joy urumva ni like nayo nkubwiye ngo man nyine uri brad wanjye nyine man ushaka mu having a fun bro serious okay nice to meet you ko wishimye cyane nje mandi hejuru cyane mandi mu bice okay wa mwakaka konomba ibintu bikomeye isi damn baby ko ndabara umudari man nyine njyewe ntabwo nsanzwemo bino bintu man baby girl njye nakubwiye ngo like uyu ni brad ntabwo nsanzwe mbingo sorry okay basi try doreba nyine imagine aya aramazi ntabwo meze neza uritumera neza aho nyine urahita ugira ibicu urahita wumva vibe za danje urahita umera neza nyine doreba kakonyine ako umva se nyine ni ya nkoko yo mu cyaro itatuye mu mujyi nyine tu okay fine basi nyine nje I'm happy to see you basi it's okay man nyine nako nabikubwiye bebe mweja ura mungu wawe ni dad kandi mungu man nyine man the fuck man nta bintu boro bya danje man ahubwo ikamubwiye man tukibyinira music ese man nje guplayinga ako man ikibazo cyane kimwe man nje nyina nawe man aho uzi kubyina man kandi nguru umunyamujyi bebe nyigisha basi okay twagiye man none nje guplayinga song urumva gusa kandi gusonda oya chaka kunyene basi like music man
don't think I can take this anymore. I might just break. All the heartache, 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 all the heartache. Ndikubona wabaye cyiza. So no wowe umugabo ubu noneho siri kumva nase bibyo. Siri kumva ari byiza. What the fuck? Tangiye kwimena. Kwimena. Kaguye. What the fuck, man? Kunkangura, man. Bro, bimeze bite se, man? Man, nese ndanje kabisa. Ahubwo se, man, gute man ngiye nisanze man ndi kurara mu ntebe, bro. Ngiye ndumva ewana ndikumva none n'umutwe uri kunjya. Man, muri abana babi mwamwe, man. Man, listen to me, man. Ngenda shaka amazi, man, bro. Ngenda ndana amazi nyinywere tukikanya kuzana ariko. What the fuck, man? None kundi kumva man shishi zuzuye mu maso, bro. Sima ngenda gutuma amazi man ukahita ushaka kwita uyanywa bwa mbere man kandi ngenda kubika ngiye ufite ikibazo man. Man, uzi ukuntu umutwe umeze. Kuba nkubwira ngo uri brother man, uri brother ko man, motherfucker sinkunda man umuntu ushaka kugira gute man kunkora mu bwongo, bro. Man, muri abana mwamwesheje amayoga kandi muzi ko ntabimenyereye. Man, kunywa bia ntago ari ibintu bya danje urumva, ahubwo ikintu cya danje no kuvuga ngo kuba man nisanze muri no situation ndagiye kurama gute man. Man, ibintu mwankoresheje iri joro narwo nshaka no kubitera. Nisabaye kimani ikintu cya danje kuba nkwe bia man, easy bro, easy brad man, easy man. Nese bagiye ko ninjoro twaye turi kumwe na baby wawe. What the fuck, man? Wowe wararanye na Joy, man. Wararanye na Joy wowe, man. Ntabwo mbizi nanjye nari nasi ntabwo mbizi. Man, cyakoze man, guswera man, come on girl, bro. Cha, sinkwemera nka Bradis. Twiganye man, class n'ibiki byose man, nankupeza ariko arurenze man wakinwe. Ako man. Se ako nago nayikureka kubikubwira. Newe banza mbwire akantu akariye byuze ngo bimenye. Nge nayo nasinze ako man ibintu nibuka. Gusa ndibuka turi hano. Nyine turi Siri kumvuga no birenze.
Ndajya asinziriye na bebe mfite. Ese kari ubwa mbere nsomye uko numva. Ko numva nishimye. Izo vibe wandi. Izo vibe nizo za dance. Haje mufite isoni. Nyine ndi kumva. Ariko nyine mfite n'isoni. Oya, isoni wapu kabisa. Zajyanye n'inzu. Ubona wabaye cyiza ariko. Gerata. Sure. Bwanjye wose yanasinziriye. Ngo ikintu cyose twakora nariwe. Yes. Kipa sikatujya mu cyumba. Uziso? Mani n'ubundi ibyo ngibyo byara na nubwo nshobora no kubitekereza ahubwo mani n'ubundi ni ibibazo byanjye mwafatiranya ahubwo ngewe reka mpamagare sister mani mbanze numva. Ase mani gutombwira ngo ufite ikibazo utakimbwiye mani kandi uri brade mani. Ndi guhamagara sister ndahita mubwira. Okay. It's okay. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed. Mani nisikono bitari guca. Ejo nuko kuvuga ngo yaje nge nayo ndi guhamagara mani sister. Ndamuhamagara ntago baramfasha ariko ntibigera avuga umuntu. Ubwo urumva rero nagira ngo nongere muhamagare mani numva ukuntu bimeze. Niyo mpamvu utagira ngo aya n'ikindi. Mani sister afite ikihe kibazo muri iyi minsi ko? Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Oui, nazatuma. Man, ni ikihe kibazo ufite mani gituma mani ufata telefone ukayikubita hasi bro? Nisi mani guhereje umamagara sister ndo. Mani ese kuki mani hari ahaburu mani muri commune mani nge niho navukiye bro. Nese ngo utatekereza yuko mani urumva mani nta network zihari bro. Cyana n'umuriro afite. Ejo yaramfashe ntavuge. Kujya ufata mani phone mani ngo sister ngo wamubuze n'ibiki mani ngo uhita ukubita telefone hasi bro. Naga master. Okay narimba basi. Mani kankwereka mani. Mani nge ndinaneka mani sokere mani nge kwifatira akaganze mani. The fuck mani. Nyina ngunda mani mu utazi kwiyadabta bro. Ma. Mr. Handsome. Good morning. Sura. But can I have your number? Okay. Thank you. See you. Okay. Bite ndeba neza ntabwo nyibuka
please ndeba amaso ndi cousin wawe ndeba Kayira please ngo urambaza iki Kayira ninde nose ntabwo ari wowe ako uri umusazi ye urinde ninjye Gasaro ende ninjye kazi ikinyenzi Kayira byakugendekeye bite urinde se ninjye kazi ni wawe Gasaro ninjye Gasaro mobe nari mukumbu ndekura gukira turaguye amafaranga turaguye amafaranga kutishimye papa arihe na mama ubu ngiye kubakiza birarangiye aya mafaranga aya mafaranga wayakuye he wayibye ntabwo amafaranga angana gutyo wayatoraguye Kefa ariko se ko mbona utishimye Kefa aya mafaranga wayibye Yesu we mbega amafaranga mubiri ariko si urubundi twishimye igikapu kiri amafaranga ari dore ngayo ari he ase man ni gute man ubu kangutse man fuck man bro ese man kamubwire man urwaye abazimu urwaye ibiki kuburyo ukanguka man abantu man basinzire man sinzi ibintu man ibintu ndose man agubuze saa tuba twaryamiye bro ndose inzozi mbi kabisa nese n'injyaro uzabasha kwakira man ko wapfushije umubyeyi man ukakira yuko wapfuye man hari man mu cyaro
dusigaranye iminsi 3 yo kuba muvuye muri ino nzu ko twamaze kuyigurisha. Oya, iyi nzu nayo nzi ko ari iyacu. Hagari yanyu soma neza aho ngaho urabibona amategeko n'amabwiriza y'ibyo twagendeyo cyangwa se ibyo twari twavuganye n'uwo musasi. Iminsi 1-2-3. Yego. Kozwe wenda ikimbabaje kikambabaza kurusha ibindi nuko n'inzu nari nzi ko nzahita njyamo ubu tuvugana bayiteje. Aba bana bamenye ko nabiciye nyina wabo ngira ngo ntwari inzu yabika biri muri banki rumwe ntabasebye nsebe n'ubusa. Ariko ngibyo ntago binde. Arisoro wampamagara ngo niwishyure. Ngo pfira yapfuye byararangiye twana mushyira urumva ansore. Niba mu mutwe nta gisuko kiriho tugende nkujyane muri salo mwana wanjye. Yego. Njya kugushyira igisuko cyiza mba umwana mwiza ejo bundi nzakunywera amaye urabona izitaye nta mugabo uri hanze uzikeneye mumana icyo ngukundi nanjye muranzanira amata ndakuzanira amata oya